Yes, ndagusuje wowe ukomeje gukurikira Dreamax TV n'umuhungu wanyu Ishimwe Karebo nkuko maze kubimenyera nyita The Bully Banga The Bad Man ndege mucenja kuri iyi mihanda. Yes, iyi ni Dreamax TV, reka ngushimire yuko wahisemo neza gukurikira Dreamax TV aho tugenda tugubita amakuru aba arimo aragenda avugwa hirya no hino kuri iyi mihanda, kuri izi social media. Reka tugaruke ku nkuru irimo iraca ibintu y'umuhanzi bita Yago Pondati ndetse akaba n'umunyamakuru ndetse na DJ Brian ndetse na Jihad Jidros. Yago Pondati uherutse kwibaruka umwana we w'imfura, reka tunamushimire kabisa, tumubwire tuti kongs bro, kongs. Ariko akantu ko kuzi iyi content yize ntago ari sawa, content yo kuza ngo ngushyira hanze ngo ndakuzi wowe ngo nkuvuge ngo Jihad we ngo ntago ari sawa biriya bintu kabisa. Bige content nzima ko mbere yakoraga content nzima. Ibi bintu byo gusebanya aba bahungu babyize gute? Abo bantu rero uwitwa Jihad ndetse n'uwitwa DJ Brian nawe nimo tarifana bati rekura izo bombe yiri kuvuga kumwe ajya yigira gutya, izo bombe yiri kuvuga nazirekura abantu bazibone. Yago Pondati yaravuze ati we Brian, mfite video zawe nazishyira hanze abantu bakakota. Izo video ntabwo nshatse kuzivuga mu mazina. DJ Brian ngiye mfite amavideo arimo kuryamana n'abandi bagore. Wenda nabivugaga mbere ngira ngo mukavuga ngo Yago nukwanga Brian, Yago nukurwanya Brian, Yago nuko afite ikibazo na Brian. Oya, no mu gihe twakorana ibiganiro arabizi umutima, ari nayo mpamvu zahando mwicara kuri kamera nkababwira ngo aba bantu mubirinde. Ati nazishyira hanze abantu bakakota. Hanje bati zishyira hanze abantu bazibone. Yago Pondati video arazibura, wenda ashobora no kuba nazifite nta n'uwamenye, sinajya ngo nanabihakane. Video za DJ Brian mfite nkemera ko ntazo mfite, nkemera ndasebye ntazo mfite. Ibintu byo kujya gusebanya ku mihanda ntago bayisaba. Abantu bige content nzima, bige gukora content nzima. Ngo nubwo nirwa nanabatindaho cyane. Reka ubwo twigarukire ku nkuru zirimo ziravugwa hano iwacu mu Rwanda. Abantu babonye match y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Police, umukino bakinaga, ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Police. Babonye umusore yaragiye, we avuga yuko ngo yaragiye gufresta umukinnyi bitewe nuko yamushimishije. Umukinnyi bamwita Ishimwe Fiston, ndakeka niba ntibeshye ni Ishimwe Fiston wa Rayon Sport. Igitego cyabuze kandi Rayon Sport umuguruko nubwo nakunda gukurikira sport cyane, umuguruko iriho n'ikipe ya APR barawuzi w'inota rimwe. Ikipe imwe iratsinda ikajya ku mwanya wa mbere, indi ikasabwa gutsinda ikongera gusubiza ku mwanya wa mbere. Rero Ishimwe Fiston ku iyo match arabikora, abatsinze igitego. So nk'umufana nyine, nubwo wavuga ko ngo atari umufana ari umukunzi wa Rayon Sport, ntabwo byari kubura kumushimisha. Kuko kumushimisha aravuga ati ntabwo mfite ibya mirenge ariko dukeya tudusangire. Aragenda yirukanka mu kibuga, we yarafite gahunda yo kumuhereza, vuga ko ngo byari 10,000 yari agiye kumugena byo kumushimira ati wakoze kabisa, twishuje ku mwanya wa mbere. Akigera muri stade, bano basekirite baba bari kuri stade babambaye amajiri, baramwirukankana, baraguruka. Wa mbere ngo simbuka boro ya mbere, uwa mbere asimbuka umutego wa mbere, asimbuka uwa kabiri, uwa gatatu baramufasha. Nibwo abantu babonye umuntu asena amazuru. Abantu bari kuri stade benshi mu bwoko bwarabishe, bahita bibaza ati uriya muntu niba adapfuye ibikano biravunitse. Umusore mwaramubonye kuri YouTube channel bita Urugendo TV aza gusobanura ati ibyo ngibyo bagiye baravuga ngo kuri BNB ngo baramfashije, ngo baranshatse barambura. Wapi, ntabyo bigeze ntabyo bakoze. Ibyo ngibyo byo kunshaka ngo baranshatse barambura, ngo nabaye nyigwa, ngo banshyira muri ambulance, ngo banjyana kwa muganga, ngo babwira ko meze neza. Ati byo nta byabaye. Bafana yo hari itangazo isohora inenga cyane uriya musekirite, kubera ko biriya bintu yakoze ntabwo ari iby'ubutwari, kubera yuko no hanze biriya bintu bijya bibaho ariko bigira uburyo kibikorwamo. Abanyamakuru b'imikino barimo barabisesengura, bavuga yuko umuntu yinjiye muri stade ntabwo ari ukumujidura. Ati hanze barabatega agahita amwubarara hejuru akamufata.
ariko ntabwo ari ugushidura umuntu boshye intambara barimo. Iriya kampani usibye no kuba uriya musekirite yarayiciye izina gusa, ntabwo ari ukwicira izina gusa, n'umuntu aramuhuhuye umusore, dore ngaya amafoto ye yambaye bande, avuga yuko ibintu bimwe na bimwe atanabyibuka, yuko ngo yabyutse ngo abaza ngo match ngo ya Rayon Sports na polisi ngo izaba ryari, kandi niyo match yagiye kureba umva ko byamugizeho ingaruka. Polisi nayo amakuru mfite ni uko yasohoye itangazo ivuga ko umusekirite yatawe muri yombi, igihe iperereza rigikomeje. Ndetse n'abayobozi b'iriya kampani bakaba barabisobanuye neza yuko umusekirite ngo agifunze ari gukurikiranwa na polisi, ngo mu gihe ngo batari babona uwo musore, kandi umusore aravuga ati njye ndahari, nta muntu wigeze aza kunshaka, ndahari barandeba, niba ari icyo bamfasha bamfashe, niba ari ubuvugizi mpabwa mbuhabwe. Nta kindi rero namwe tubasaba usibye gukora subscribe, like, share, comment, tukajya tuza tugukubita amakuru ari live, amakuru barimo aragenda avugwa hirya no hino kabisa, tugiye kugira imuzi n'umuzigo, munatubwira muri comment, ndetse n'izindi content twazagenda tubakoreraho, ndetse n'andi makuru muba mushaka ko tugenda tubabwira, dusangira ibitekerezo. Mukore subscribe, don't miss, yarishimwe karibu, call me the Bully Band.